hari akantu bishaje bundi bavanga ubu kugeza kuri ubu ngo abakobwa nibo bagenda mu modoka nziza zihenze kurusha abagabo cyangwa abasore. Noneho hari n'umuntu ushaka kukwikundira wenda uri umumama akakwikundira akakwihera imodoka. Ya modoka yagera mu rugo ikaba ikibazo kubera iki? Yati Yesu wangiritse. Uzi ko iriya mpano ntayifata. Umva ugomba no gusana umugore wawe ahantu ukuntu byagenze gute usaba ngo umugore yagwaye imodoka nta kazi agira. Icyo ni icyambere. Nta kintu akora muri make kigaragara muri society, ariko aba muri apartment wenda yishyura amadolari 1000 ku kwezi. Afite imodoka igomba kunywa essence buri munsi. Ahora mu birori. Afite iyo iPhone 17. Donc ibintu yambara byonyine bihagaze wenda nk'amadolari 25,000 ibyo yambaye gusa. Umurebye look imwe gusa. Noneho ngaho uraza gusanga arabyambaye, noneho zahabu wowe ufite akazi. Ibyo bintu ntabyo ufite. Umuntu ubyuka mu gitondo akabakorera 100,000 akajya mu kazi akirirwa tunara agataha agateka karya. Uza amahoro afite. Afite amahoro kuruta wowe ukorera miliyoni 5 muri weekend imwe. Hello turabasuhuje tubahaye ikaze abakunzi bari Farm Media. Reka twizera ko muherereye hose mu mande enye z'igihugu mumeze neza kandi mushima Katonda. Imana irabarinze mumeze neza mwanyweye amata. Twarababaza ngo mwariye. Hari wigeze kuvuga ngo ubwo ngubwo ko muvuga ngo twanyoye amata tutoroye inka suku duhohotera. Ako ga comment naragasome. Oya ariko se abantu banywa amata bose ntago uko bazoroye. Hari inyange mu bikarito, hari abacunda ku magare, ibyo ntago bikiri hamwe. Tubahaye ikaze rero aho muherereye hose. Muri kumwe na Agnes Rukundo Billionaire Zahabu Umuhoza Esther. Darling to Jesus, content creator. How are you man? Fine. Meze neza. Bakwitande? Esther. Okay. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Ya murakoze cyane. Nawe ndagushimiye cyane ko ukunda kwitanga kuri Farm Media. Kubera ko guhora unezeza abantu baganiriza nabyo ni ubuntu bw'Imana. Hari abantu batagize amahirwe yo kuvuga kuko batabihisemo rero, kuko we uvuga umwuka Imana yaguhaye ukaba ukoresha icyo ugomba kuwukoresha. God bless you. Thank you so much. Abantu batameze neza rero. Ya batameze neza mugerageze mwihingemo ibyishimo kandi nibinabura ujye muri siporo niyanga ugende ucurange umuziki, kubera ko umuziki ucuranze hari ukuntu bigenda bihinduka. Niba unababaye usenge, Imana iraguha kwishima. Ariko ikindi, niba hari ibintu bikugose byinshi wumva byakubangamiye wataye umutwe, gerageza urebe best friend. Ndumva Agnes yigeze kubibigishaho nawe agufashe, kubera ko abajyanama umujyanama pana abajyanama. Umujyanama umwe waba ufite ashobora kugira icyamara mu buzima bwawe bikagenda neza. Uyu munsi rero tubafitiye iki? Uyu munsi turashaka kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima abantu benshi tubayeho muri iyi minsi. Ariko cyane turaza kureba ubuzima bamwe twifuza kubamo tugendeye ku byo tubona, tugendeye no ku gihe tugezemo. Urugero nk'ubu biragoye yuko wabona umuntu ufite imyaka wenda 25 cyangwa 20 ugenda mu modoka yakozwe mu 1980 cyangwa se mu 2000. Izo ni z'abantu bashaje. Kandi noneho bikanagorana yuko ushobora ubona hari twa dutelefone twitwa gatushi. Biragoye kubona umuntu w'ikinyejana nyine atunze iyo telefone, kubera ko uzi ko ushobora gusanga rimwe na rimwe wamubuze yazimye, kubera ko kakandi gatoya nago yagatunga. Rero nubwo buzima tugiye kuganiraho tureba ese ni gute ubwo buzima dukwiriye kububamo, abubu ni gute bakwiriye kububamo, ese ni gute bukwiriye kugira uruhare mu kuba butayobya ubuzima bwacu muri rusange. iPhone 17 itangiye guca ibintu, ariko ni nziza by the way. Reka tujye tuvuga ibyiza tubivuge ko ari byiza. Nukuri kuba ufite akantu k'akarivaje kanu gashyashya kiza. Misa niba ku mukobwa wigeze guhitinga kera ariko Smart Girl. Yajyaga nyine avuga ngo abantu ngo bari gutanga amagara yabo kugira ngo
ngo kugira ngo babone ngo hari umukobwa ngo babanaga ngo watanga amagara ye ngo kugira ngo abone ibintu ngo byo kurya. By the way, ariyo mahitamo ye nta kindi wakora, ariko nabwo abayabibona koko kuko hari n'abayatanga ntibabibone cyangwa se bayatanga bakabibona ntibabibone. Amagara ni iki? N'ubuzima, katubyita ubuzima. Hari umuntu utanga ubuzima bwe se ubwo? Bibaho cyane. Okay, rero mu by'ukuri tugiye kuganira kuri ibyo gutunga ibyo byose waruvuze byiza. Nta kintu bitwaye. Hari akantu n'ubishaje bundi bavanga ubu kugeza kuri ubu ngo abakobwa nibo bagenda mu modoka nziza zihenze kurusha abagabo cyangwa abasore. Ese ubwo uwo muntu yakoze ubushakashatsi abona ko ari byo koko, cyangwa wenda nuko ari bakunda kubona bitewe n'aho akorera cyangwa bitewe n'aho agenda y'ahubwo n'ukuntu amubwira. Erega hari n'igihe hari umuntu umwe yigeze kuntwara mu motari arambwira ngo reba ngo ubu nkawe ngo wakabaye ngo twaye imodoka yawe ngo ubundi bakubeshye uneze kandi uri bumwishyure. Ndamugana imotari mbabara wincinyagurira arambwira ngo umva ngo abakobwa ngo tumaze kubavumbura ngo nimwege musige mufite n'amafaranga kurusha abasore ngo mugiye kujya mutugurira mu minsi iri imbere. Ndamugana si ibyo bintu bikurahe ngumva ngo abakobwa ngo murakaze. Ndamubaza hari abakobwa babiri ushobora kumbwira n'inshuti zawe batunze Range Rover 2010 hajya ngo 2020 ngo zarasohotse ngo na 5 cyane rwose buri mwaka ubundi haba inganda ziba ziteguye gusohora izo modoka kuko hari abantu baba barazikoresheje. Hari umukobwa muziranye ufite iyo modoka ngo ke ngo nawe none se niba utamuzi ibyo bintu bikurahe ngo siko se bavuga nyine abantu kubera gukwirakwiza ayo magambo ibintu birakomeye ngo hari ruhande rumwe rufite amafaranga ngo urundi rutayafite. Nibyo bashaka no kubona yafite. N'ikimenyimenyi kindi kibi ntanemera ugasanga bamwe baravuga urwo ruhande ruyafite bakanamentioninga aho bayakura. Icyo bundi nicyo kibazo. Kuyagira si ikibazo ahubwo bahita bamentioninga aho bayakura. Voilà. Ubwo rero uriya bamugize gutya yagiye Dubai yariye byagenze gutya niyo bitagenda gutya ejo bundi Nyambo ni wowe wabisubiyemo ejo bundi avuga ngo tugiye kuzajya tujya ahantu nitwifotoze. Ubu tugiye kunanirwa kubaho nta memories tugira kubera yuko ni ifoto za umuntu ashaka kuzayibona umuntu ashaka kuzampakinga akabona amafoto yanjye nagiye ahantu akakashyira hanze ati nasohokanye n'umuntu ndi ikinuza abatipe niyasohokana n'umugore w'umuryango runaka wamukunze abana hari ukuntu abana bakiri njya mbibona kuri Kristo babikora agakunda umuhanzi akabwira mama we muzamamagarira umuhanzi mumuzane hano musuhuze ndamukunda. Umwana w'umuhungu yajyayo yakifotozanya nawe mubyeyi ifoto bayibona ati do aramupfubura. Icyo kikaba ikibazo handi abahanzi cyangwa abandi bantu bafite ahantu bahurira n'izi social media cyangwa n'ubuzima bw'abantu benshi basige babaho badakeneye kugira ngo bagire memories mu buzima bwabo kuko zizabakoraho mu minsi iri imbere. Ya urumva umukobwa bumwe agatukisha bose niko umugani waciwe ariko nanone tugomba kureba impande zombi. Ntago abantu bose babayeho ubuzima bwiza cyangwa se babona ibintu byiza baba babibonye mu nzira mbi. Hari ababibona mu nzira mbi nabyo turaza kubikomozaho ariko hari n'ababibona mu nzira nziza. Hari n'abashobora gukoresha ubushobozi bwabo wenda bagasigara mu cyuho ariko bakoresheje ubushobozi bwabo. Urugero wenda reka duhere nko gutunga imodoka. Ushobora gusanga wenda umuryango wari ufite imodoka wenda V8 wenda version ya 2020 ariko kuko tugeze muri 2025 agashaka iya 2025 bivuga ngo yayindi ya 2020 arayigurisha noneho narangiza akore top up. Nakora top up urumva hari aho ubukungu buri buhungabanemo gake. Ugasanga muri rusange amafaranga yaraye ariko hari icyuho kibonetse. Noneho umuryango wa kabiri uri hariya wo ntabwo uri buze gukora top up gusa ahubwo urajya no muri banke waka iki inguzanyo. Bose bagiye gutunga bari kuri ya pressure nyine ya version nshyashya. Icyo ni icya kabiri. Noneho icya gatatu hari umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa uri hariya nawe wari uyifite noneho we nta nguzanyo ari bwake wenda kuko yari yarayifashe mu nguzanyo nta n'icyo ari bubone ahubwo araza gushaka amafaranga anyuze muri za nzira. Niba ari umukobwa wenda arashaka umuhungu uri bumugurize wenda bagira uko bigenza bajye kuryamana. Nta muhungu hari wakora ibyo nabwo umugabo wubatse umusaza ukorera amafaranga wa undi wamaze kuyagira. Aha noneho wenda baryamane amuhe kuri ya mafaranga n'umuhungu ubwo niko yajya kuri babandi baba mama bakuze nawe ayamuha akore top up. Urumva na abantu bagera muri bane banyuze bafite ibintu bimwe ariko babibonye mu buryo butandukanye. Ariko inzira iri buze kwamamara ni iyihe? Inzira iri buze kwamamara akenshi biraza kugaragara yuko abo bantu ahubwo bose babibonye mu nzira mbi. Yihe nyine
niyo uvuze inzira mbi ubujishije abantu. So no kuvuga ngo ubwo niba ari umukobwa biraza kugaragara ko yanyuze mu nzira y'ubusambanyi, reka bari ko tuvuga, hanyuma n'umuhungu yanyuze mu nzira y'ubusambanyi, hanyuma ya miryango baciye muri banki. Mana we, ese reka nkubaza, uzi ko uvuze ibyo bintu mpita numva nibuka ikindi kintu. Noneho hari n'umuntu ushaka kukwikundira, wenda uri umumama, akakwikundira akakwihera imodoka, ya modoka yagera mu rugo ikaba ikibazo kubera iki? Yati Yesu wangiritse. Uzi ko iriya mpano ntayifata. Umva ugomba no gusobanura umugore wawe ahantu ukuntu byagenze gute, so abanga umugore yagwaye imodoka. Ibyo wabisobanura. Ubu ngubu ntago wangurira imodoka ngo nyifate. Ahubwo icyo gisekeje. Umwana w'umuhungu yari yibereye ahantu. Noneho ajya kuri social media ahantu yivugira inkuru y'ubuzima bwe. Noneho birarangira hashize umwaka n'igice. Umuntu umwe kuko yari yashyizeho nomero aho hantu aramubwira ati rero nabonye hari telefone mfite hano iPhone 17 yangiye mu mutwe 13 rero icyo gihe zari zitarana nyine zari zirenze icyo gihe ati rero ndabona ngiye kugura 14 twebwe zasohotse numvise nifuza kuyiguhara umushitanje uzaza mu Rwanda reka nguhe contact muzahure nyiguhe nukuri umwana yabonye telefone ageze mu bashuti bati tubwire usigaye ukora ibiki ibintu bya kuki turangire uri umukristo nguri umurokore nta bumana bwawe turabavumbuye aturinda yambimbaya umuntu w'umusore utangiye kwiyahura mu bakecuru umwana arumirwa avaho telefone arayigurisha. Ya urumva ni depression, we yagize depression ariko anagira pressure ya societe, ariyo mpamvu. Ariko nanone turaza gusanga impamvu iyo pressure iriho ya societe nuko abenshi bari kuzibona cyangwa se bari kubona ubwo bushobozi, kuko biragoye zaha kubona wenda umukobwa sinzi ubushize nibwo nabonaga abanyamakuru bagenzi banje ariko bavuga nta kazi agira. Icyo ni icyambere. Nta kintu akora muri make kigaragara muri societe, ariko aba muri apartment wenda yishyura amadolari 1000 ku kwezi, afite imodoka igomba kunywa essence buri munsi, ahora mu birori, afite iyo iPhone 17, donc ibintu yambara byonyine bihagaze wenda nk'amadolari 25,000 ibyo yambaye gusa. Umurebye look imwe gusa. Noneho ngaho uraza gusanga arabyambaye, noneho zahabu wowe ufite akazi, ibyo bintu ntabyo ufite. Kandi nugenda uri kuganira nawe uri inshuti arakubwira ati bikubibona biroroshye rega twe tuba twakoze kandi ntitunavunika. So uraza gusanga rero iyo pressure yo kubona ibyo bintu nawe nikugeraho uraza kumugisha inama kandi nakugira inama biraza kurangira wowe ubuzima bwawe bworana. Ikindi kintu kinasekeje umuntu akubwira ukuntu bitarenze, akakubwira ukuntu bishoboka, akakubwira ukuntu ari akanashima Imana ko yamugiriye neza, akanashima Imana ko yamugiriye neza ikamugira mwiza, ko yamugiriye neza akanatura ego agatanga n'icya 10 mu mafaranga. Noneho akabyuka aryamye, wamuhamagara ati salo zahabiti umunsi naruhutse sawa none se bezete naryamye amakuru ndaryamye ejo alo ndaryamye ejo bundi sha ndaryamye nta zina ry'akazi agira. Njyewe nkibaza se ntago ujya mu kazi ati oya, kumbe ashobora kuryama ukwezi agakora umunsi umwe akabona amafaranga azamutunga umwaka wose. Ako kazi mukora kishyura ubuzima bwanyu bwose. Reka nkubwire ngo ubuzima ukora ako kazi k'umunsi umwe ukora kakakwishyura ubuzima, nawe you are not happy at all. Yanaguba wishimye kubera ko ibyo bintu bihoraho, usibye no guhora bikugaruka ku mutima. Uzi ko ari ikintu cy'ubamana na wa muntu wabiguhaye gahora bikwishyuza. Uzi umuntu ubyuka mu gitondo akabakora 200,000 akajya mu kazi akirirwa tunara gataha gateka karya. Uzi amahoro afite? Afite amahoro kuruta wowe ukorera 5,000,000 muri weekend imwe. Uyu utaha kandi no ari amafaranga ntagwira. Ujye ubona bari abantu nibagura ibibanza byabo, imodoka nazo ubusanga n'ijyo nayiparika ejo essence ahora akoresha byamushanze musahora beshya ari mu madeni. Iyo byabaye bitaciyemo aricara akarira ugasanga iwe hari amarikeri y'inzoga yataye umutwe kubera kudashaka gutekereza kuri ibyo bintu. Urabizi? Ya ndabizi biranagoye kuko biriya n'ubuzima buhenze, kubera ko umuntu uba muri ubwo buzima agomba guhora ameze neza, asa neza, aba ahantu heza, kandi birahenze nyine. Kandi ababiguha nabo bagomba guhora bakwishyuza. Rero umuntu uguha ikintu agahora kwishyuza utamwishyuye nawe ejo ntago yakongera kugira icyo aguha. Niyo mpamvu ubwo n'ubuzima buhenze ariko nanone bugoye ku muntu ku mutima. Ikindi kandi abantu bakwiriye gutekereza ko bagomba gutandukanya ibintu byose. Niba umuntu yagize ikintu abona nago bisobanuye, hari umugeze
kumbaza ngo uriya mukobwa ngo wari uvuga ngo ushima shima ngakora iki ni umukobwa nari mubwiye ukomeye abantu bazi neza ko afite amafaranga mu gihugu ngo mbwira ikintu akora mubwira umushinga ngo nagwa wamutuza mu buzima bayemo okay ubwo ni icyo hagera icya kabiri kereka wenda waragiye kureba financial statement yawo icya kabiri hari igihe wowe ushobora kuba uri muri ubwo buzima umuntu akakuganiriza nawe ukabujyamo reka mubwire ngo amahirwe y'umuntu ntago ari ayawe ubuzima bw'umuntu ni ku giti cye ntago ari wowe uko wahamagawe ari uhagarara uzishinga umuntu azakubwira ati njyewe njye ahantu nkavugana n'umuntu tugahana amahapuro rimwe gutya bikagenda gutya bikarangira yakugira iyo nama wajyayo ukaba wanatahana sida. Ikindi gikomeye buriya baravuga ngo pas d'action pas d'intérêt pas d'action mu gifaransa pas d'intérêt pas d'action bivuga ngo nta nyungu nta gikorwa bivuga ngo n'ubu turimo tuvugana bivuga ngo hari inyungu hagati yanjye nawe kuko turimo turasharinga ibitekerezo bivuga ngo nta gikorwa kitagira inyungu umuntu wari we wese wakugirira neza hari ikintu agutegerejeho gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi banza umenye ngo icyiza ategereje ku buzima bwawe cyaba ikihe ikindi cya kabiri hari igihe umuntu ashobora kukugirira neza utazi ibyo agutegerejeho bibi icyo gihe nge nakugira inama nusanga ari bibi uzamusubiza ibye niba bikeneye ariko usigasire ubuzima bwawe kuko ubuzima bwawe bwarohama kuri miliyoni 200 ugasanga ubuzima bwawe bwarangiye so rero zahabu nkumva ko wenda icyo twabwira abantu bashaka kubaho ubuzima bwiza bagerageza bagakora cyane bakabukorera be kwahagizwa n'ibyo abandi bafite kuko ntiwamenya uko umuntu yabonye ibyo bintu n'umenye uburyo yabibonye stop kwahagizwa n'ibyo hari abantu bagiye bajya muri ibyo bihugu za Omani za hehe bakagenda bazi ko byoroshye ariko kugaruka byabaye ari ikibazo so rero yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umumama yaba umupapa shimira ubuzima bayemo yes wishaka kuvanga umana ngo kubera ngo usebura ngo yabibonye ati yanakubwira ko yabibonye ukumva wabigerageza kandi ukumva ni ibintu wasiga mu buzima bwawe biya ni ibigesi byawe please buri wese nanyurwe n'ibyo afite ariko dukore kugira ngo dutere imbere hanyuma reka ngiye mbwira abantu nanone bata umwanya bari kuvuga ngo uko umuntu yabonye ibintu bakata umwanya bavuga uko yabibonye mwe guta umwanya niba abifite mureke nyine uko yabibonye ahubwo wowe wikahagizwa no kubona ibyo yabonye saha dusoze murakoze cyane ciao ciao mwakoze bye bye turabakunda Thank you.